urafata amashusho mabi y'urukozasoni ukayashira hanze, wowe wayafashe uri wari wihishe se? Ufite kamera mu byumba by'abo bantu se? Ni kamera wese mu byumba by'abo bantu batabizi, noneho wagiye uri umusambanyi, uri inkozi y'ibibi. Ariko reka ndeke kugucira urubanza mubyeyi, reka kugucira urubanza, ahubwo reka tuvugana akantu kamwe. Kubera ko nta muntu aragucira urubanza, Samusoni ngo yamenye ibanga ry'Imana aracumura, ariko ntabwo byamubujije gukora icyo yari yarateganyirijwe. Ubwo rero mu mbaraga mbese icyo mukeneyeho nicyo ndareba gusa, naho ibyo wakoze wowe n'Imana muzimenyanira, ibyawe ni akazi kawe, kuko impano ufite sinyifite. Ni niba usengera abarwayi 4 ku munsi, njye n'umwe nawe ni hafi ya ntawe. Wakurikiye kira unakizwe, muraho, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Kandi hari n'ikindi kintu mbabwira kimwe kandi nkunze kubabwira gikomeye cyane: irinde gukira ukibagirwa gukizwa, kuko ubukire butagira agakiza nta nicyo waba umaze, nta mumaro bujya bufite. Ariko uzi kugira ngo ukire uzabure ubugingo. Rero abadukunda musangire n'abandi, kandi mbyuke gukora subscribe no gukora like, share, ndetse niba hari icyo watwungura wandike muri comment hasi. Imana ikomeze ibahumugisha. Uyu bishop nawe yarakize yorwa gukinga, Imana imuha amafaranga, yubaka insengero, arabwiriza, agira ate, abona n'abakristo bamuyoboka benshi cyane, ariko yigwa gukinga. Yagize akabazo ko mu bwonko, niko navuga. Uyu nawe yaraduhemukiye pe, yahemukiye, ariko ugira ngo ntitwahemukiye gusa, n'abandi n'abanyarwanda muri rusange. Ibaze kumva mu mahanga bavuga ngo umunyarwanda w'umugabo muzima afite amafoto y'urukozasoni kuri telefone ye, cyangwa se afite ibintu bidashitse kuri telefone ye. Ako nta gakiza karimo kabisa. Reka tubabwire rero iyi nkuru y'uyu muntu nawe ngo ni bari yitwa Bishop nde? Harerimana Jean Bosco. Harerimana Bosco. Harerimana Bosco na madamu we nyina Nsengiyumva Jean. Bya bindi mpora mbabwira, nkabwira ni mwabantu mureke dukore imirimo. Aba bagiye gutekera umuntu umutwe bamukuraho bamukuraho icyacumi, bamukuraho n'amafaranga yari yibitseho, baramwibye. Sibyo bya bindi mpora mbabwira. Nkabwira ni mu nsengero dufite harimo insengero z'ibisambo ziyobowe n'abagabo b'ibisambo. Baragiye babona mu isoko bari kubafata, babona mu mirima y'abantu bari kubafata, babona mu mago y'abantu bari kubafata, bahitamo kuvuga bati mu nsengero aba harimo abantu bahumye gusa, bahumye basenga bahumye, reka barimo twinjira. Kandi koko niko byagenze, ngo mu nsengero ngo basenga bahumye, ngo reka twigire mu nsengero. Umunsi umwe hari igihe uzaza kunyiba ngufate. Uyu mu bishop rero nawe ngo niba ari Harerimana Bishop Harerimana Bosco, nawe ngo yakugendeye umuntu ngo amaturo, na amaturo niko bayita reka bari ko muvuga. None amwatsa amaturo niba yamwimye, niba byageze ute no gukangisha umuntu, aravuga ati urayamba. Mbese yashatse kwihesha ibye ku gahato, yashatse kurya ibye ku gahato. Aravuga ati mpaka uyu muntu ibintu agomba kubiba, ashaka inzira biri bunyuremo arazibura, ashaka ko yakatakata biranga, ashaka ko yabwira abantu ngo bamufashe biranga. Nawe aragenda agufatira akayira, arangije afata akayira ajya kumwesikoroka. Muranyihanganira pe, murabizi ko muri iyi minsi rwayinkorora rwaye n'ibicurane, kandi ibyo bintu mubimbabaririreho, ntabwo byamagarika gukora, si byamagarika no kuvuga. Reka twikomereze. Umugabo ngo aragiye rero, nagende agere ku mukristo, ku muturage nk'ibisanzwe. Mugezeho ati ukaba amaturo umukristo niba yamwimye, niba yabonye bitaravamo nuko. Ariko polisi igikurikirana icyo kibazo cy'ukuntu yagiye kwiha amaturo y'undi, basanga nanone
hari umuntu wari gukangiriza ngo nutampe ibi n'ibi aya mafoto ndayashira hanze ngo yari afite y'amafoto y'abantu bari gusambana ariko y'amafoto y'abantu ngo bari gukora ibintu ayafite kuri telefone ati weho aya mafoto yawe ndayashira hanze urabubireba. Buriya hari abantu baba batabizi bagira ngo ibi bintu biroroshye kuvuga ubutumwa ntabwo byoroshye. None se wowe niba ushwanye n'umuntu mukaba mwaragiranye ibanga nk'iryo urashaka kumushyira hanze ngo bigende bite? Umuntu w'umubishopu koko, umuntu w'umugabo, harema rwose kabisa nawe uyoboye bagusengere. Wenda ntabwo nagutera amabuye kuko imbaraga zikurimo sinzi n'umwuka ugukoresha uwo ari wo, ariko uko biri kose uwo mwuka bakubwiye ngo ujye gushyira amafoto y'urukozasoni hanze ntabwo ari uw'Imana. Oya, ubwo nyine wabaye nka bya bindi byabaye kuri Samusoni, nawe yari afite imbaraga z'Imana ariko Delila aba yamunyasa, aba yamufasha, ariko nta byatumye Samusoni adakora icyo Imana yari yaramuhamagaye. Yageze na nyuma mpaka aranabarimbura kuko nibyo Imana yari yaramutumye gukora. Rero nawe niba uguye muri aka kanya gatoya ugize izi mbaraga nkeya muri iki gihe waguye muri icyo cyaha ukaba ufunzwe, uba arakurikiranwe ari kuri ribu, sinzi abamusura muzamutubwirire, ukaba ufunzwe, ni ukuri hareba Imana Jean Bosco ugerageze nk'umuntu w'umugabo. Niba gufungura amafoto y'urukozasoni muri telefone y'umukozi w'Imana abamaramo iki? Ko hakagombye kubamo ibiganiro, hakagomba kubamo ubutumwa, hakabamo Bibiliya, hakabamo amafoto meza. Ibyo bintu by'amashusho y'urukozasoni muri telefone y'umukozi w'Imana bimaze n'iki? Kubona umukozi w'Imana basanga ari we umuntu ufite amashusho y'urukozasoni muri telefone ye. Uyu muntu nawe nabaretse kumpamagara baze nivugiye. Kambe mfunzeho gake tuganire. Njyewe ibyo mbabwira ni ibintu biri reba ku mbuga nkoranyambaga urasanga ibiganiro birenga 10 biri kuvuga kuri uwo muntu. Ubu koko nk'uriya muntu ntarimo kudusebya. Data ngo abakozi b'Imana twarananiranye. Perezida Paul Kagame navuga ati ibyo bintu byo barimo nuko batize, yewe muragaragaza ubunararibonye bukeya koko, yewe nuko mutize pe. Umuntu w'umugabo wize ufite aho Imana yabimugejeje wambara neza kuriya nabonye, uratinyuka ugatunga amafoto y'urukozasoni muri telefone yawe, warangiza ugakangisha umuntu ngo niba utankoreye ibi n'ibi ngo ngiye kuyashyira hanze. Uri bishop ufite n'umugore, Jeanne we, umugore mwiza nka Jeanne, ko nabonye umugore wawe nawe ntacyo atwayera, hari niwe wari ugukangiriza ngo urashyirayo hanze. None se uwo muntu wari wambaye ubusa wari ukumusengera, wari ukumukorera deliverance, wari ukumukorera iki? Kugira ngo urinde aho ufotora umuntu ufate video yambaye ubusa, mwari muri he? Bigaragara ko rero nawe watwishemo ayo mafoto wafashe abantu bambaye ubusa, ubwo nawe wari wambaye ubusa, kuko ntabwo wapfuye kuyafata gusa nk'umuntu w'umubishopu. Ayo mafoto uri ukangiriza kuri bushyire hanze, ntabwo nawe wapfuye kuyafata. Biragaragara ko rwose ibintu bitameze neza. Nimwe muri kudusebya, kandi iki cyaha nikiguhama urafungwa imyaka 2, hano niko byanditse, kugeza ku myaka 3. Kiriya cyaha cy'ubujuru nikiguhama imyaka 2 kugera kuri 3, kandi utange na miliyoni 3 kugeza kuri 5 zihazabu. Ngo uzaba wungutse iki hejuru y'utuvideo 2 hejuru y'icya 10 kitageze wenda no kuri miliyoni, uzaba wungutse iki? Kwiba ibihumbi 100 bakagukatira iyo myaka yose uri muri gereza, ko wari uzaba wabonye n'amaturo menshi. Muraduhemukiye bisho, muraduhemukiye. Buriya nsigaye ngira n'ubwoba bwo kuvuga ngo ndumuvugabutumwa. Niba ndumuvugabutumwa nsigaye mfite ubwoba bwo kwita umuvugabutumwa kubera ababishopu nk'aba ngaba bakora amakosa. Umubishopu nk'uyu nguyu agatinyuka agafata amashusho y'urukozasoni akayabika muri telefone, akagira icyaha cy'ubujuru, akagishakira ibyo agisasira. Ibyo bintu ntabwo ndi kubyumva neza. Mu minsi mike uraba watangiye kuvuga ngo mfite ngo hari na video mfite ngo turi gukora ibintu nabyo bishira. Ubwo se ko ari wowe kwishira hanze bisho? Urafata amashusho mabi y'urukozasoni ukayashira hanze, wowe wayafashe wari wihishe se?
ufite kamera mu byumba by'abo bantu, ni kamera wese mu byumba by'abo bantu batabizi, noneho wagiye uri umusambanyi, uri inkozi y'ibibi. Ariko reka ndeke kugucira urubanza mubyeyi, reka kugucira urubanza, ahubwo reka tuvugane akantu kamwe. Kubera ko nta muntu aragucira urubanza, Samusoni ngo yamenye ibanga ry'Imana aracumura, ariko ntabwo byamubujije gukora icyo yari yarateganyirijwe. Ubwo rero mu mbaraga mbese icyo mukeneyeho nicyo ndareba gusa, naho ibyo wakoze wowe n'Imana muzimenyanira, ibyawe ni akazi kawe, kuko impano ufite sinyifite. Ni niba usengera abarwayi 4 ku munsi, nge numwe nawe ni hafi ya ntawe. Ubwo rero ntabwo nagucira urubanza pe, ariko noneho ntabwo nabura kuvuga ko twagize isoni. Dufite isoni, biteye isoni n'ikimwaro. Umukozi w'Imana aratinyuka agashira amashusho y'ukozasoni muri telefone ye. Erega hari nabo nsanga babifite, yakazana ngo ndebe muri telefone mu mukozi w'Imana ngo ndebe, najya kureba nkabambiguyeho ibintu. Ubigira ute umukozi w'Imana? Sibyo bintu ababa unanirwe kugiramo video z'abavuga butumwa, ugiremo video ariko Imana ikugirire neza, Imana dufashe. Uyu mu bishop rero ngo Harerimana Bosco na madamu we Nyiransengimana Jeanne bafite itorero ryitwa ngo Zerafat. Bafite icyo cyaha cyo gushaka gushuka abantu ngo batware ibyabo, bakababesha Imana izakugirira neza, tugiye kugusengera Imana ikugirire neza, ngo babakureho amamiliyoni, babakureho ibyo bihumbi, babakureho ayo mafaranga. Umuntu uzaza ameze gutyo mubwire, ntuzamuhe n'igihumbi, uzamureke. Ngo bafite itorero ryitwa Zerafat, noneho bakurikiranywe icyaha cy'ubutekamutwe n'icyaha cyo kugira amashusho y'urukozasoni muri telefone, kukangiriza abantu aya mashusho ngo turayashira hanze. Bya bindi abantu birirwa bavuga kuri social media, urayashira hanze urayashira hanze wayafashe urihe? Wayahawe nande? Ese iyo telefone yawe kugira ngo utinyuke gufungura ukuremo password, nurangiza ufata amashusho y'urukozasoni, ukaba uri bishop unakina porno, ubwo wumva uri muzima? Wumva ibyo bintu ari byo? Wa mu bishop niba udakina porno, ayo mashusho yawe ageze muri telefone ite? Kuvuga ngo urayashira hanze ukina porno, nawe Imana ikurengere kabisa. Nagira ngo wenda ngo umukozi w'Imana ngo dufatanyije umurimo, ariko wadusebeje pe, ntabwo nareka kubivuga. Wadusebeje. Atwikombereze n'indi. Uwo mu bishop we ubwo ibije, reka dutegereze ubwo Imana nyine ikizakora. Niba izabikora izabikora, nitabikora kandi ubwo kwahere uzahera muri gereza. Nugera amahirwe wenda Yongwe azakugemurira, niwe mukunze gukorana azakugemurira. Ariko na Yongwe nawe ntabwo yashyigikiye ibi ngibyo, ndamuzi. Apotre Yongwe ntabwo yashyigikiye ibyo bintu. Apotre Yongwe ntabwo yashyigikiye ibyo bintu pe, ndabyizeye. Kandi n'umunyamasengesho uri kuri izi mbuga zacu nawe ntabwo yashyigikiye ibyo bintu. Ntukina porno, ntabwo ukina urusimbi ngo ngira utya ngo shira haya naya ngo tugusenge. Ni urusimbi, si gusenga byabaye urusimbi ryari. Imana iturengere. Turakomeje. Reka rero dusabe abantu gukora subscribe aho ngaho, aho hasi, noneho nurangiza ukore kuri ka kantu kameze gutya. Erega namwe mudushyigikira kubw'umurimo w'Imana, natwe umurimo w'Imana ni uwacu, namwe ni uwanyu. Mujye mudushyigikira, kore kuri kariya kantu kameze gutya, ubundi ibintu bigende neza. Hanyuma nurangiza ukore ku kandi kantu kameze gutya, ko kugira ngo ibintu tubisangire n'abandi. Kariya kantu kitwa share, kandi ugafite icumu gasongoye kaba kiyese gutya, cyangwa se kiyese gutya, bivuga kubisangira n'abandi, kubisangiza abandi. Ariko wakoze iki? Subscribe, kugira ngo tujye dukomeza tubane no mu bindi biganiro biri imbere. Hano rero, hano ni muri studio. Yego nyine, nawe yawe ufite uko imeze, studio yiwawe nawe ufite uko imeze. Hano nanjye ngirimo, iyi niyo yanjye kabisa, kandi izagenda ijya imbere bitewe n'uko Imana ibishaka. Ariko reka mbabwire icyaha cyo gusebanya, ugasebya umuntu ubigambiriye,
bishop baraguhana umubishopu ukina porono akaba ari umubishopu ukina urusimbi akaba akina ibintu by'abapagani yarangiza akajya imbere akarambika abantu ibiganza kandi bagakira pe. Ngaho nawe mbwira ibyo bintu uko bizatuma tuvuga ijambo ry'Imana rikagenda dufite abantu bameze utyo. Ni ikibazo gikomeye. Imana idufashe rero kandi Imana turengere. Reka mbareke ubwo tuzakomeza tuvugana turebe niba ibyo biri kujya hanze cyangwa biri kugenda neza. Ariko niba ufite ubwenge ukaba warahamagawe nka Samusoni, kora ibyo Samusoni agomba gukora. Reka kujya muri baderira, have wijya muri baderira, kuko amaherezo yo kujya muri baderira bazagukuramo amaso, kandi niba gukuramo amaso nyine uzakora ibintu abandi babyishimire wowe ntubibone. Abantu bazishimira ibyo wakoze, banezerwe, bahimbaza Imana, ariko wowe kubera ko amaso azaba yavuyemo ntuzabibona. Ni bya bindi bita ngo guhuma amaso ibirori bishe. Murakoze cyane. Reka turekera aho ngaho. Ngaho rero abadukunda musangire n'abandi, kandi mbyuke gukora subscribe no gukora like, share, ndetse niba hari icyo watwungura wandike muri comment hasi. Imana ikomeze ibahe umugisha.